nongeye kubasuhuza. Uwo wumva kuri mikro nitwa Samuel Mugisha. Kubimenyera byo murabimenyereye cyane, iki kiganiro nimenya byinshi. Kimwe mu bintu by'ingenzi ku bantu b'igitsina gore, ubwo nyine banzurenge ku bwiza bwo mu maso, noneho twirebera ibisigaye. Icyo kintu cy'ingenzi ni ukuba babaho bafite amaguru meza kandi y'icyitegererezo. Ibi byo nta kibazo kuko nubundi abenshi bavuka bafite amaguru, yemwe reka tuvuge ko bafite meza kuko amaguru yose y'abana bato tugenekereje abameze kimwe. Rero murabizi ko namwe ibyago bigwira abagabo. Hari bamwe bagera nyuma ibyago bikabisukaho koko. Nimvuga ibyago wumve icyara amaguru atarateraga kwibazwaho byinshi, agera nyuma akabangamira nyirayo ku rwego rutagira ingano. Nk'urugero, abari n'abategarugori batari bake uyu munsi babayeho mu muhangayiko utagira ukusa wo kwibaza igitera icyago cyabaziye aricyo cyo kugira imfundiko ku maguru yabo. Abenshi muri twe turabimenyereye kandi twemera ko kuzana imfundiko ku maguru y'igitsina gabo ni nk'ari karemano. Uyu munsi niyo tubonye umuntu w'igitsina gabo utazifite ni imfundiko, tumwita ko afite amaguru ya gitesi ngo ya gikobwa. Ariko se ko wumva imfundiko ku maguru ari ibya kigabo, kuzana imfundiko ku maguru ya gikobwa byo biterwa n'iki? Hanyuma se iki kibazo kiramutse kikubangamiye wagikira gute? Nyuma yuko umwe mu bakunzi bacu b'ikiganiro menya byinshi atwandikiye adusaba kumukorera ikiganiro kuri iyi ngingo, ibihe birashyize tugishyize hanze. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku mpamvu ishobora gutera kuzana imfundiko ku bakobwa, ndetse turaza kurebera hamwe mu by'ukuri uko wakira iki kibazo. Iki kiganiro twagikoze twifashishije zimwe mu nyandiko z'imbuga zagiye zigira icyo zivuga kuri iki kibazo. Izo mbuga zirimo nk'urubuga beauty.jivaka.care, rashayel@.com ndetse na shapemenow.com. Tuguhaye ikaze mu kiganiro, twizere ko cyumva kugeza ku musozo. Ikaze. Mu gihe amaguru yawe ari kimwe mu bigize igice cy'umubiri wawe cyahagana hasi, umumaro wayo yewe unakomeye ni ukugira uruhare mu kuntu ugaragara. Uko ugaragara birumvikana, twadukanzu twiza, y'amapataro abasa n'afasha abantu cyangwa se we bita skinny jeans, za nkweto nziza nawe uzi, ibi byose bikeneye amaguru meza ngo bigaragare neza kandi bikurura abantu. Hamwe n'amaguru meza kubyambara byonyine ukebutsa kureba gusigarana mu bwonko, kandi inkuru igasigara ari yayindi ari uko wari wambaye neza ibikubereye. Ariko mana yanjye, yewe twagiye mu bindi dusa n'abiyibagije ko hari abantu batagira ayo maguru meza twavugaga. Gusa nanone ugendeye ku miterere yawe, uko wagabanya kose ukagoreka ukagoragoza amafunguro yawe ngo urebe ko wakwivanaho ikibazo cy'imfundiko, birashoboka cyane ko ushobora kugumana iki kibazo. Ifunguro si igisubizo kirambye ku iki kibazo. Rero niyo mpamvu uyu munsi unteze amatwi. Uyu munsi hari tekinike cyangwa se uburyo butandukanye ushobora gukoresha wivanaho imfundiko, cyane cyane ku bakobwa. Iyi niyo ngingo tujye kuvugaho uyu munsi. Izi tekinike tujye kubabwira uyu munsi zishobora kugufasha ugakira imfundiko ku rwego rushimishije, kandi ibi byose bikaba mu bubabare bwa hafi ya ntabwo. Byumvikane neza, uburibwe bwo cyangwa se ububabare bushobora kubaho, gusa nanone ni buke cyane. Noneho izo tekinike zo ni izihe? Kugira twisubize neza iki kibazo, reka tubanze tumenye ngo kuzana imfundiko ku bari n'abategarugori biterwa n'iki. Ubundi ukuguru kwacu nyine reka turebe kwa kiriya gice gikoze ahaza imfundiko. Aho rero hagizwe n'imitsi ibiri. Hari umwe witwa gastrocnemius, uyu nguyu ukaba ari wo urahagana hejuru, ndetse n'undi mutsi witwa soleus, uyu urahagana hasi. Rero binyuze mu mpamvu zitandukanye, uyu mutsi witwa gastrocnemius wa undi uba hejuru ushobora gusa n'uwaguka ugasa n'ubyimba, ndetse bikaba byatuma ukuguru gusa no kugaragara nk'ugukomeye, bityo gusa no kugoroka k'ukuguru ukaba ubisezeye uko. Ibi tubyita imfundiko. Zimwe mu mpamvu zishobora gutera kuzana imfundiko nini by'umwihariko ku bakobwa, harimo ikintu bita genes cyangwa se genetics, ubwoko bw'umuryango. Niba ababyeyi bawe bafite imfundiko nini nyine bikaba bibari mu maraso, birashoboka cyane ko nawe uzazigira cyangwa se ukaba uzifite. Biramutse bimeze gutyo rero, izi mfundiko zo nyine ziherekanwa mu miryango, biragoye kuba wazivanaho ukoresheje ibyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Izi mfundiko zo zishobora kukuvaho byonyine ari uko uzibagishije.
uretse ko kandi ko imfundiko nanone zishobora guturuka ku zindi mpamvu zitandukanye zirimo nko gukora imyitozo inaniza nko gusimbuka, kurira cyangwa se kuzamuka ahantu runaka, kugenda ahantu hatereye, kugenda byonyine, yewe n'izindi mpamvu nyinshi. Gusa nanone mukobwa, gusa n'ugendera ku gice cy'amano cyangwa se ku gice cy'ahagana imbere y'ikirenge cyawe, iki cyago byakikuzanira. Nibyo ibyo wumvise nibyo, kuriya mugendera mu nkweto zizamuye zisa nk'iziri hejuru nk'izo mwita shinga cyangwa se high heels, izi nazo zagutera kuzana imfundiko. Noneho reka twirebere ngo ko wagize ibyago ukazizana ni imfundiko, ese wazikira gute? Ni ubuhe buryo bwizewe bwagufasha kwikuraho iki kibazo? Ni Samuel Mugisha kuri mikoro, ndetse ku ikubitiro gukorera massage imfundiko zawe ni kimwe mu bintu by'ibanze byagufasha. Calf reduction massage. Iyi tekinike yo gukorera massage imfundiko zawe yirahirwa n'abagore benshi ku kuba itanga ibisubizo bizima ku iki kibazo. Ariko se iyi tekinike yabikorwa gute? Wowe fata amazi yawe uyashyushye y'abakazuyazi. Noneho fata amaguru yawe uyinike muri ya mazi y'akazuyazi, cyangwa se nanone fata isume ishyushye. Hanyuma mu gihe cy'iminota 10 kuri 15 gerageza gusa n'umasa cyangwa se n'ukandana imbaraga yasuma ishyushye winitse mu mazi iri ku gice cy'imfundiko zawe. Ibi byose bikore usa n'uzamura mu cyerekezo cya ruguru n'icyo hasi kugira ngo n'ibisubizo byiza. Gusa nanone tutibagiye bamwe baba badafite umwanya wo kumasa imfundiko zabo, nabo nta gucika intege. Uyu munsi hari imwe mu miti yinjizwa mu mibiri y'abantu yagufasha gukira iki cyago. Wenda sinzi, gusa nanone kwa muganga hamwe na hamwe barayigira. Iyi miti irimo nk'iyitwa fat dissolving injections, uyu ukabufasha mu kuvana ibinure ahantu bidashakwa ku mubiri. Gusa nanone byumvikane neza, uyu muti ukoreshwa n'abantu bafite imfundiko ziterwa n'ibinure, byumvikane neza nanone ubwo ziterwa n'umubyibuho. Ubu bwoko bw'izi mfundiko zo zishobora no gukemurwa no gushaka uko wagabanya ibiro byonyine. Gusa nanone kuri iyi ngingo tuyishinze hagati, nanone ni byiza kuzirikana ko amaguru ari kimwe mu bice by'umubiri bitajya bipfa gutakaza ibinure. Niyo mpamvu iyi nzira yo gushaka uko ugabanya ibiro kugira ngo ugabanye imfundiko ishobora kugufata igihe kirekire utarabona ibisubizo. Indi miti ishobora kugufasha kugabanya imfundiko irimo nk'uwitwa botox ndetse na calf sculpting injections. Zimwe mu zindi turufu zo kugabanya imfundiko zawe zirimo nko guhagarika imwe mu myitozo ngororamubiri ishobora gutuma imfundiko zawe zibyimba. Gerageza uzikoreshe gake cyane bishoboka, uziha amahirwe yo kwiringanyiza ubwazo. Turavuga imfundiko. Imwe mu myitozo nko kwirukanka ishobora kugutera imfundiko. Byumve neza, sinkubwiye ngo ntiwirukanke cyangwa se ngo uhagarike imyitozo yo kwirukanka kuko ni na myiza ku mubiri. Gusa nanone niba ubikoze yikorere ahantu harambuye apana hazamuka. Gusimbuka. Uyu mwitozo mu by'ukuri ntacyo utwaye ku bantu batitaye ku ngano y'imfundiko zabo. Niba ziguteye ikibazo wowe rero gerageza ubihagarike. Ibi ni kimwe no gutaruka. Byose byakuzana imfundiko nini. Irinde kandi kwirukankira cyangwa se kugendera ku mano y'ibirenge byawe. Ikirenzeho gerageza uko ushoboye utakaze cyangwa se ugabanye ibiro. Gutakaza ibiro bisobanuye gutakaza ibinure ndetse no gutakaza imitsi. Rero nk'ingaruka imfundiko nazo zibigenderamo, ukaba wasezera umubabaro wazo ndetse n'umuhangayiko wazo. Ibirenze kuri ibyo, hari imwe mu myitozo ishobora kugufasha kugabanya imfundiko nini. Gusa yo reka tuzayivugeho ubutaha. Birumvikana, reka twisegure. Ibiganiro byose tubagezaho byumvikane neza, ntabwo ari ibitekerezo byacu bwite, ahubwo ni bimwe mu biba byarakozweho ubushakashatsi twebwe tuvana mu rurimi byanditsemo tukaba twabishyira mu Kinyarwanda twese twumva. Iki kiganiro twagikoze twifashishije imbuga nka shapemenow.com, rashaelattard.com ndetse na beauty.jivaka.care. Nari Samuel Mugisha. Reba ahantu tukura handitse ijambo subscribe munsi y'iyi video hakande, tujye tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoreye cyane. Nitwa Samuel Mugisha inako, nari nabivuze ibyo ngibyo. Ngaho tuzasubira ubutaha.